Disentensi twongeye kubasuhuza kandi twongeye kubaha ikaze tubifurije kumererwa neza mu byo muri kora bitandukanye mu bice bitandukanye byose by'isi, aho mudukurikirira hatandukanye hose dukomeza kubashimira ko mukomeza kutwereka ko muri kumwe natwe, mubitwereka muri comment, mu bitekerezo bitandukanye mugenda muduha mwishimira ibyo tubagezaho. Natwe rero twiyemeje kutabateterereza, kandi niba ariko bwa mbere ugeze kuri Disentensi wakora subscribe kugira ngo tumeze tubane kuno murongo kugezaho byinshi bitandukanye bijyanye n'ubwubatsi, bijyanye n'amakuru atandukanye y'ubwubatsi cyangwa se bijyanye n'ibikorwa ku butaka. Niyo mpamvu natwe dukomeza kugenda tubaha amakuru atandukanye. Dukurikije video iheruka twabahaye ibereka uburyo butandukanye ushobora gukoresha master plan zitandukanye mu turere dutandukanye mu Rwanda, uburyo ushobora gusura ukamenya amakuru ari ku kibanza cyawe, ukamenya se ikibanza kiri mu miturire, se kiri mu bucuruzi, bityo bikaba byagufasha kuba ugiye kugura ahantu ukamenya aho ugiye kugura icyahagenewe kuri master plan, cyangwa se ko mikoreshereze y'ubutaka butandukanye hirya no hino mu gihugu. Aho twabiritse website zitandukanye yitwa Geodata icishwamo cyangwa se unyuraho ukajya kureba amakuru atandukanye ku bibanza bitandukanye birya no mu ntara, ndetse kandi no kuri master plan y'umujyi wa Kigali tubereka uburyo ushobora kuyitembera. Uyu munsi rero tugiye kureba uburyo ushobora kureba UPI cyangwa se nimero z'ibibanza cyangwa se nimero z'ubutaka zikwanditseho. Hari igihe ushobora kuba utunze ubutaka utazi ko bukwanditseho, cyangwa se ukaba rubagiye UPI yawe ariko wibuka irangamuntu yawe, kuko irangamuntu yo uyihorana cyangwa se ugendana nayo. Uyu munsi rero tugiye kwereka uburyo ushobora kureba ubutaka cyangwa se UPI zikwanditseho mu gihe waba warazibagiwe, cyangwa se mu gihe utaba wibuka uko bimeze, cyangwa se aho washyize ibyangombwa by'ubutaka. Turakwereka n'uburyo ushobora kuba wakuramo icyangombwa cy'ubutaka cyawe, dore ko ubu ngubu ibyangombwa by'ubutaka byabaye online, bisigaye ari ukukiriko ga downloadinga ubundi ukagiprintingira aho ushaka igihe ushakiye cyangwa se aho uri hose. Ku bijyanye rero no kureba amakuru ajyanye n'ubutaka, hari website yashyizweho n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubutaka cyangwa se kubika impapuro mpamo z'ubutaka, ari rwo rwitwa ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka cyangwa se National Land Authority. Iki kigo rero cyashyizeho kigenda gikreatinga website atandukanye cyangwa se inzira zitandukanye muri bukorohereza abanyarwanda. Ubwo tugiye kurebaho uyu munsi ni urwitwa amakuru.land.rwa. Bushize naberetse iyitwa geodata.rwa, uyu munsi ngiye kubereka iyitwa amakuru.land.rwa. wajyaho ukayifungura ukandikamo wawa, ukandikamo amakuru.land.rwa, noneho ukareba igafunguka muri ifite ahabanza cyangwa se page yitwa ahabanza igaragara muri ubu buryo. Aha rero hariho izindi link zishobora kugeza ku zindi website. Nguru ni ya Geodata twavugaga, iyi nayo ni narwo n'urundi rubuga rugufasha kumenya amakuru. Zose ni zigufasha kumenya ibijyanye n'amakuru y'ubutaka, nk'uko ari ikigo gishinzwe ibijyanye n'ubutaka butandukanye. Twe none ibyo tugiye kureba uyu munsi tureta tuza ahangaha tujye kuri injira. Ushobora no guhindura ururimi nimba ikinyarwanda kikugora bitewe n'aho uherereye, ushobora gukoresha English, ariko kubera ko abenshi dufite badukurikirana cyangwa se audience yacu nyinshi ari ikinyarwanda, ari abanyarwanda, tugiye gukoresha ikinyarwanda. Ndabona harimo igifaransa gitandukanye, twe tugiye kujya hano kuri injira. None ngiye ko mfitemo account, birahita binyorera kwinjiramo. Urabona harimo adresse zanjye, ushobora kwituzara no kwiyandikisha nimba utari usanzwe ufiteho account. Rero ndajya hano kuri account yanjye, adresse zanjye zirimo na pin yanjye. Ushobora gukoresha email cyangwa se irangamuntu, then nkajya hano kuri injira. Bonagezemo kugira ngo verifying rero ko ari ngewe ugiye kuyikoresha. Baransaba telefone, baransaba aho bohereza OTP ni kaka pin baguha gakoreshwa rimwe gusa. Ubwo reka nshyiremo telefone cyangwa se email, byaterwa n'ibyo nshaka. Ngiye gukoresha telefone, noneho banyohererezeho ya OTP cyangwa se ya message y'utubare ikoreshwa, ya password y'utubare ikoreshwa rimwe gusa. Tayari yageze kuri telefone yanjye. Ngahita mfungura. None yafungutse bifunguka muri ubu buryo. Haraho nshobora gushyira UPI, ashyiramo irangamuntu, nkaba nakurebera. Ariko noneho ngiye nshaka kureba ibijyanye n'ubutaka bwanjye, ndaza hano ku ruhande rw'ibumoso ndebe hano handitse, hano ndi mu habanza, ndebe hano handitse ubutaka. Hano hahita haza ku ruhande rw'iburyo hari ifoto iri ku irangamuntu yawe.
ruhande rw'ibumoso noneho hano hahita hafunguka amazina yawe na nimero y'irangamuntu yindi wafunguje n'ubundi uri gukeretinga account yawe yindi wafunguje. Ni byiza gufunguza account ukoresheje irangamuntu kugira ngo n'ubundi bazajya baguha amakuru ahuye na ya nimero y'irangamuntu wafunguje. Hano ubutaka bwanjye nkanjye urugero, ubutaka bwanjye buri mu byiciro bitandukanye kuri za master plan. Nkuko nabwiye ku bijyanye n'imikoreshereze y'ubutaka harizo za master plan naberetse ubushize. Hari ibice biba biri mu gutura, cyangwa urabona mfite ubutaka buri mu gutura, hari uburi mu mashyamba, hari uburi mu buhinzi. Ibyo byose ni ibyiciro by'ubutaka bwanjye buherereyemo. Ushaka rero kureba UPI zaho, hano hari manura UPI zose. Ushobora guhita umanura cyangwa se downloadinga UPI, ukazidownloadinga ukareba uko bimeze. Cyangwa se nimba ushaka kureba ubutaka bwose, kirika hano ukareba all. Ndabona UPI zirangije kuba downloaded. Ushobora gufungura nkakwereka uburyo UPI zanjye ngizi. UPI zanjye zose iri mu gutura, iri mu mashyamba n'amasquare meters byose biraje. Urabona ko UPI zanjye zose zinyanditseho zizira icyarimwe. Tugarutse kuri ya page yacu yo muri poto y'amakuru ranzi.rwa muri dashboard yanjye, rero urabona uko hameze. Yewe na hano hasi za UPI zose zirahari. Nshaka no kudownloadinga icyangombwa cy'ubutaka nahita nza hano kuramo ititle n'icyangombwa cy'ubutaka, bitanza hano h'icyatsi akirikaho tayari. Ubungubu leta banyereka aho na downloadinga kikaba kiraje. Reka ngire hano mu gutura, selectinga uri mushaka. Ndabona uyu munsi sinzi uko system yagenze, ariko ubundi uraza ugahita ukidownloadinga ahangaha. Ushaka no kumenya amakuru ari ku butaka cyangwa se ari kuri iyo UPI, ufungura ukamenya ibibazo biri aho ngaho. Ese buratambamiye, ubutaka ntibufite itambamira n'ibiki, ubutaka nta serivisi bufite, nk'igenda bwabaye ingwate muri banke. Byose hano amakuru bariyaguhereza yose ukamenya uko byifashe. Nshuti bakunzi bacu ba Decent, ndizera ko uyu munsi ibi ngibi mberetse cyangwa se urubuga mberetse hari benshi batari baruzi, ariko urunguru ndizera ko rubahaye amakuru atandukanye, ndetse yewe hari n'ibikiri kubakwa ku buryo ushobora kuzajya usabiraho na serivisi. Hano hari serivisi nyinshi umuntu azagenda asabiramo bitewe n'uburyo amakuru cyangwa se uburyo ikigo cy'ubutaka kizagenda kibyubaka, ku buryo uzajya usabiramo serivisi rwose utiriwe uva aho uri, mu buryo butandukanye bitewe n'uko amategeko azagenda yubakwa. Nshuti bakunzi ba Decent, rero ndizera ko uyu munsi video y'uyu munsi yabafashije. Bye bye, naho butaha. Ntiwibagirwe gukanda subscribe, ukore like kuri no video, naho butaha turi kumwe.